Guys, ngira ngo murabyumvise rero ibi ni bimwe mu bintu byabereye muri kiriya gitaramo hariya i Musanze bikomeje kugenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nyinshi ndetse bigakomeza kugenda bivugisha aba bloggers ndetse n'aba influencer bagiye batandukanye kuri za YouTube ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. So ibi ni ibintu rero reka duse nk'ababigarukaho tubivugeho. Ngira murabizi kino gitaramo cyabaye kwa 16 hariya i Musanze hari kuwa gatanu ni kuwa 16 z'uku kwezi kwa munani 2024 nibwo iki gitaramo cyabereye hariya i Musanze. The Ben akigera i Musanze yishimiwe n'abaturage bidasanzwe dore ko ubwo yahageraga abaturage bahise birara mu muhanda agakora ibintu bimwe bisa nk'ibyo yakoze mu gihugu cy'abaturanyi hariya mu Burundi. Ubwo yahise ajya hejuru y'imodoka akiyereka abaturage nabo sukuza nyine baza bishimye baza ari benshi baje kureba rurangiranwa mu muziki nyarwanda witwa The Ben dore ko yagiye yubaka ibigwi bitandukanye. Ngira murabizi ko The Ben yatangiye umuziki kera. So rero akigerayo yishimiwe n'abaturage ku buryo budasanzwe, ari nako n'ubundi abakobwa by'umwihariko nyuma y'igitaramo bari bamwishimiye n'ubundi nk'uko bisanzwe bigenda. The Ben yishimirwa n'abakobwa cyane, bamwe baza kumwifatiraho amafoto baza kwifotozanya nawe ubona ko nyine ari ibintu bishimiye cyane. So The Ben rero si ibyo gusa, nyuma yo gufata amafoto n'abo bakobwa hari umukobwa witwa Emeline Isheja Uwase ari we w'uyu nguyu yaje kwifotozanya na The Ben ndetse The Ben wabonaga ko yishimiye cyane kuba yafata ifoto ari kumwe n'uwo mukobwa ndetse n'uwo mukobwa wabonaga ko abyishimiye by'umwihariko dore ko ubwo bari barimo gufata ifoto amufashe mu mayunguyungu wabonaga ko nyine yabyishimiye ndetse anifata ku munwa nyine ubona ko ari ikintu yishimiye. So rero agashya kaje kuba ubwo uyu mukobwa n'ubundi witwa Emeline Uwase yaje kuba agereranwa n'uwitwa Pamela ndetse bamwe banavuga ko ashobora no kuba arenze Pamela mu bwiza, ariko iki kintu wenda reka nyivugeho gatoya, yaba mwiza yaba mubi The Ben ntabwo yigeze asezerana kuba yashaka umukobwa mwiza wa mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo ako ngako tugashyizeho umucyo tunakavuyeho. The Ben ntabwo yigeze asezerana na Pamela cyangwa se ntabwo yigeze asezerana kuba yashaka umukobwa wa mbere mwiza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo The Ben yakoze hariya i Musanze ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda babibona, bamwe batangira no kumunenga gusa wenda nubwo nta wari uzi icyo bimuteye cyangwa se kuba yabikora, ariko icyagaragaye cyo The Ben turabizi ko twese afite umugore witwa Uwikeza Pamela kandi bameranye neza. Ibintu rero aba influencer batandukanye bakomeza kugenda bavuga, ibi bintu bishobora no kuba byasenya urugo rwa The Ben, ariko mu kuba byarusenya utekereze nimba ushobora kuba wagenda ukaba washakana na Pamela. Ibi bintu ese urumva we bishoboka kuba The Ben yajya hanze business ye ikaba nayo yajya hasi? Ese urumva bino bintu byagushimisha? Wenda hari impamvu ifatika ikomeye cyane yatumye The Ben abikora kuriya, ariko ntago ikigaragara cyo ntabwo yaragamije nawe kwisebya. So uyu mukobwa rero niki uyu mukobwa niki ubundi uyu mukobwa wifatanyije na The Ben akora iki? Ese ubundi ni muntu ki? Reka tumugarukeho gatoya. Uyu mukobwa yitwa Emeline Uwase ndetse akaba ari umukobwa navuga ngo utaramamara cyane dore ko yagiye yifashishwa n'abahanzi bagiye batandukanye kuba yakorana nabo indirimbo ni nk'umu video vixen, aba bakobwa nyine n'ubundi bifashishwa muri video zigiye zitandukanye. Reka nse nk'umukwerekaho gatoya tumuganireho kugira ngo ubashe kumenya ese uyu mukobwa ni bwoko ki. Bamwita Emeline Uwase Isheja, akaba ari umukobwa nawe ukunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga Instagram account ye ubu ngubu akurikirwa n'abantu bageze ku bihumbi 14 ndetse n'ibihumbi 8. Ngira ngo uri kugenda ubibona neza cyane. Iyo ni Instagram account y'uyu mukobwa bita Emeline Uwase Isheja, ndetse akaba ari umukobwa ukunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yambaye nyine gutyo, ndetse akaba ari umukobwa ufite imiterere idasanzwe ndetse akaba agarukaho cyane. Ngira ngo uri kugenda ubona imiterere ye, ngira ngo urabona ko ari umukobwa kabisa utari mubi, ntago ari mubi, ni umukobwa nawe mwiza, ariko byaje gutangazwa nyine cyangwa se yaje kujya hanze cyane cyane ubwo
yifotozanyaga na Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben muri buriya buryo nibyo byaje gutangaza abantu benshi ndetse bituma n'uyu mukobwa amenyekana cyane. Nibwo yaje kumenyekana rero, ngira ngo uri kubona ko ari umukobwa nyine ukunda kwifotoza cyangwa se ukunda kugaragara n'ubundi agaragaza imiterere ye. Ni umukobwa ukunda kwamamariza ibigo bigiye bitandukanye, ngira ngo nk'aha ngaha uri kubona ko ari ikigo kabisa, kariya kantu nyine afite mu ntoki ni ikigo yari ari kwamamariza, ngira ngo uri kubibona neza cyane. So rero ni umukobwa ukunda kugaragaza imiterere ye, dore ko akenshi yakunze no kugenda ngo abipfa n'abayobozi b'amashuri n'ubundi aho yigaga mbere, bamuhora nyine kwambara utuntu tugufi, bamuhoraga kwambara utuntu tugufi, ngira ngo urumva ko nyine ari umukobwa udasanzwe, ni umukobwa udasanzwe tu. So rero ikindi wamenya ni uko yakunze kugaragara cyangwa se yagaragaye cyane muri ya ndirimbo y'uwo bita Mico The Best bita Inanasi, yagaragaye muri iyi ndirimbo. Nimba utayizi neza ugende, cyangwa se utaramubonye neza ugende uyisubiremo uyirebe neza, uri buze kubonamo amashusho y'uyu mukobwa. Niwe mu video vixen wayo ndetse akunda kugaragara nyine no mu mashusho y'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye, ngira ngo uri kugenda ubyumva neza. Akunda rero kwifotoza agaragaza imiterere ye, ngira ngo uri kugenda ubibona neza cyane, ari kugaragaza imiterere ye neza neza, ngira ngo uri kubibona neza cyane. Ni umukobwa utari mubi, ntago amwaye. Ikindi wamumenyaho ni umwe mu bakobwa bakunda siporo cyane, ni umwe mu bakobwa bakunda siporo cyane kuko akunda kwipostinga cyangwa se akunda kugaragara mu mashusho ari gukora siporo cyane cyane. Ngira ngo uri kugenda usobanukirwa uyu Emeline wanyu uwo ari we ndetse n'icyo akora. Ni umukobwa rero bisa nkaho wavuga ko yisobanukiwe tu. Ni umukobwa ukunda kurya ubuzima, dore ko akunda kugaragara cyane cyane ahantu henshi hagiye hatandukanye, nyine yatembereye ari kurya ubuzima mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ngira ngo uri kubibona neza cyane. Ni umukobwa ukunda kugaragara kabisa mu myambaro idasanzwe n'imiterere ye idasanzwe, ari kurya ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo uri kubasha kugenda usobanukirwa uyu Emeline uwo ari we. Ku muntu utari umuzi rero, ngira ngo ubashije kumva uwo ari we, kandi ntugende udakanze subscribe kuri YouTube channel yanyu. Murabizi ko mbagezaho ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye nk'ibi ngibi rero, ngira ngo nta handi hantu wabikura. So tutamutinzeho rero, reka twigarukire ku nkuru yacu, tugaruke ku nkuru yacu iri kugenda iri koroza hirya no hino. Ngira ngo murabizi mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo The Ben yakoreraga igitaramo hariya muri Arena, nibwo hagize gutya, ubwo yari azamutse kuri stage, nibwo The Ben habonetse umukobwa agira gutya ahita agwa igihumure, nyine arafentinga. Ngira ngo mwagiye mubibona cyane, hahise hitabazwa Croix Rouge. Ku muntu utarayibonye nyine ubwo uhita ubyumva, umenye ko ibi bintu byabaye. Hahise hitabazwa Croix Rouge, bamwihutisha igitaraganya kwa muganga, ndetse kwa muganga yaje nyine kuzanzamuka, reka mvuge gutyo, yaje kuzanzamuka, bahita bamuzana The Ben, bahita bamuhuza nawe, ndetse aramuhobera kugira ngo nyine akomeze amererwe neza. So ngira ngo urumva urwego uyu mugabo cyangwa se uyu musore uwo bita The Ben akunzweho n'abakobwa. Iki gitaramo rero yari yajyanye na murumuna we uwo bita Green P, nawe yaje gutungurana kuri stage ari kuririmba, bitari byitezwe ko Green P yaza kuboneka nyine kuri stage, ndetse yagaragarijwe urukundo mu by'ukuri n'abafana be, cyane cyane abakobwa, ariko ngira ngo muri kubyumva. So icyo nagira ngo ngarukeho kuri iyi nkuru yacu, nuko ibi bintu guys, ibi bintu bishobora kuba byahagarara, kuko The Ben biri kugaragara ko biri kugenda bimwicira izina, kandi nyamara The Ben ntago ari uko nguko asanzwe. The Ben ni umwe mu bagabo bazi ubwenge, biriya bintu yabikoze ari imbere ya kamera, kandi nawe yarabibonaga ko bari kumufotora, kandi yari azi neza ko bishobora kuba byajya hanze. Rero afite impamvu nziza ibiri inyuma yatumye n'ubundi abikora, wenda nayo turi buze kuba twayitangarizwa vuba aha, ariko bino bintu bize guhagarara, kuko nkeka ko The Ben atandukanye na Pamela nta muntu n'umwe muri mwe bari kugenda babivuga wamushaka. Ikindi byongeye kubafata ku mavuta, ngira ngo wumvise ko ari we muntu n'ubundi wabivuze cyane, arabishyashyariza cyane kugira ngo bibe byakura.
wumvise ko ari we muntu n'ubundi wabivuzeho. Ikindi tubizi ko Fata ku mavuta yanga by'urunuka uyu musore cyangwa se uyu mugabo bita The Ben, aramwanga cyane rero nta kuntu yari kumuvuga neza, bisa nkaho yari abonye n'ubundi aho akubitira cyangwa se aho amenera kugira ngo abe yavuga The Ben, bisa nkaho yari yaramubuze. Fata ku mavuta ni umwe mu bantu banga cyane The Ben. Rero kuba yarabonye ahantu amenera kugira ngo abe yavuga nabi The Ben, ni nka profi nyine yari abonye, kuko iyi industry yacu n'ubundi irimo za munyangire nyinshi, irimo za nyamunyangire. Uyu Fata ku mavuta rero ni umwe mu bagabo banga The Ben. Rero kuba yarabonye profi yo kugira ngo abe yamuvuga yarayikoresheje. Ibi bintu rero bikomeje kugenda bivugwa cyane, byaza kuvamo ikintu kitari cyiza. Reka twizere ko wenda yabashije no kuba yasobanurira Pamela icyabimuteye, reka tubyizere gutyo, twizere ko ari impamvu nziza n'ubundi yari ibiri inyuma. So ikindi undi muntu wabivuzeho cyane n'uwo bita X Dilla. Ngira ngo X Dilla murabizi ko yagiye avugwa cyane mu kwiba telefone y'uyu mugabo bita The Ben ubwo bari mu gitaramo i Burundi, ngira ngo mwarabyumvise. Uyu X Dilla bivugwa ko yibye telefone ya The Ben ndetse byaje kugera no mu rukiko baraburana cyane. Uyu X Dilla rero kuri ubu ngubu nawe ari kugenda abikwirakwiza avuga uti se ubundi kubera iki The Ben ngo atafata ku mukobwa, ngo nta nubwo ari ubwa mbere ngo yari abikoze. Ngira ngo mwagiye mubyumva, The X Dilla ni umwe mu bantu bagenda bakwirakwiza kandi urumva ko atavuga neza The Ben. Baba bamubuze rero kwa ko The Ben ari umuntu utuje, rero bagahita babona aho bakubitira n'ubundi cyangwa se aho bamenera kugira ngo bamuvuge. So nta bindi birenze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment. Nimba wanyuzwe cyangwa se wabikunze ntugende udakanze subscribe, dore ko turi bamwe mu bantu bakunda kubagezaho amakuru yose abagiye agezweho, dore ko iyi ari imwe mu nkuru ziri kugenda zivugwa cyane. Nari nanze kuyivuga ariko aho bigeze ndavuganira bino bintu bigombe bihagarare. Industry yacu n'ahantu biba biri kugana bikomeje kugenda nyine bivugwa gutya, nawe hano yabiri kuganira yabiri kugenda ibiba urwango kugira ngo ibi bikintu cyiza. Murakoze cyane rero, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, naha mukanya.